iyo wamaze guhinduka ukabwira Yesu ngo hindura nabiriye, Yesu arabikora. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu bwagukora tutagukozeho ikiganza. Igihugu cyose waba urimo, Shuti bakunzi Bikamba TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Nkuko bisanzwe, ndashimira abantu babana natwe muri ibiganiro tugira, mu buhamya tubagezaho, mu nyigisho tubagezaho. Ndashimira abakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora, nawe ufata ibiganiro kabisangiza bene data. Imana ibahe umugisha. Areka nifurize umugisha abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abakurikira iyi TV yacu n'abatwereka ko bari kumwe natwe. Ndabizi ko mudukunda, natwe turabakunda mu izina rya Yesu. Aho mba ndi ndabasengera, ngomeza kubyira Imana ngo ibane namwe. Ndabiza ko aho muri nimubona umwanya wo gusenga, abandi bamuri mu kazi, ariko turiho kugira ngo tubereke Imana, tubasengere, twinginge Imana ibane namwe. Niyo mpamvu nize ndashidikanya ko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo izakora ibikomeye ku buzima bwawe. Reka rero ngubwire ko Imana igufite umugambi udasanzwe. Uyu munsi rero murabona ko ndahangahura ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mfite ijambo ngiye kubagezaho, ijambo rivuga ngo ineza wakoze izanye Yesu wawe. Amen. Ineza wakoze, wakorera umupfakazi neza, wakorera imfubyi neza, wakorera umuturanyi neza. Ariko ijambo mfite ni neza wakoze, iyo neza nizanye Yesu wawe. Yesu aje kubyineza wakoze. Reka dutangire dusenga. Urera kandi urakiranuka, uri Imana y'ubutware ndetse n'ubushobozi. Mu magambo wagiye uvuga kuva isi yaremwa yose nayo kwizerwa. Ndagushimye rero ko icyo uvuga ugikora, kandi kwivuza usoza ijambo ryawe. Ngo wayikaze muri aka kanya bene data bari kureba inyigisho, ndagira ngo bahe umugisha, kandi abafite ishyaka ryo gukora neza kuko uje kubera ineza twagize. Reka bose bahinduka bagwa neza kuko uri Imana y'urukundo. Urakoze kumbwiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turasoma ijambo riri muri Luka cyo byaho 7, turaza guhera ku murongo wa 3. Biravuze ngo uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze kumukiriza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niyo bayitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare, amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bidakwiriye ndetse ko uza aho ndi ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wawe arakira, kuko nanjye ndi umuntu, haleluya, ufite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ati genda, aragenda. Nabwira undi ngwino, akaza. Nabwira undi na mugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, ahindukirira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bayisiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Imana ibahe umugisha. Aha ni amagambo make, ntabwo ndivuga ibintu byinshi. Turebye ko hariho umuntu w'umusirikare yararwaje umugaragu. Ndibaza kuki yakunze umugaragu we. Niba wowe utakunda umwana, niba utakunda umushumba, niba utakunda umuturanyi, niba utakunda nyokobukwe, niba utakunda sobukwe, niba utakunda mu muryango wawe, cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko yuwe yakunze umugaragu yakoreshaga, kandi uyu mugaragu gupfa nacyo bimubwiye. Yashoboraga gupfa agashaka undi mugaragu, yashoboraga gupfa agashaka undi muntu akamusimbura. Ariko kubera ko yari yaramukunze urukundo rudasanzwe, ngo amaze kurwara, ngo afata abantu basengaga, afata abakuru b'itorero. We ntabwo yaracishijwe, abatumaho rero habwa ngo muze mugende mumbwire Yesu ko umugaragu wanjye yarwaye. Hano ndashaka kubwiramo iki? Ndashaka kubwira ko ntabwo gukora imirimo myiza bisaba kubukishijwe.
ntabwo bisaba kuba uzi urusengero ba mu rusengero, no, bisaba kuba waramenye urukundo nyarwo, waramenye ukorera uwari we. Erega reka ngubwire, na ba data batubyaye bagiraga urukundo bakagaba inka badasenga cyane, basengaga kwa padiri, ntabwo bari bazi ibi bintu by'umwuka, ariko bari bafite urukundo. None ndimo ndibaza, ese wowe usenga utafite urukundo, wowe usenga udakunda imfubyi, wowe usenga utagira abantu neza, ubwo rukundo ubwo usenga kwawe kwaba gushingiye kuki? Rero nakubwiye ngo ineza izanye Yesu, uyu musirikare ngo yafasha abantu, ngo baragiye basanga Yesu ahantu yarari, baramuhendahenda. Ese ufite abantu baguhendahendera? Ufite ikintu gituma umuntu agusengera ashingiye ku cyo wakoze, cyangwa uri aho ngaho uri mu kigare? Biragusaba ko nawe ugira imirimo myiza izakuvuganira imbere y'abantu. Ngo bageze imbere ya Yesu baramuhendahenda, baramubwira ngo databuja ni umuntu ukwiriye kumugirira gutyo. Bavuga icyambere ngo akunda ubwoko bwacu. Ndiyo ndibaza muri iyi minsi uburyo urukundo rwabuze, aho ubona abantu batagikundana, aho ubona abantu batagirana imbabazi. Munasiga yakubwira ikibazo aho kukimukemurira ugahita umutaranga. Ntabwo bikwiriye abana b'Imana. Twebwe twamaze kumenya ko urukundo nirwo Yesu adusaba. Kubera iki wagera ibura ugaga bene wanyu? Kubera iki Imana yakuzamura ugatubona ko abantu mutakiri kwisurima? Ntabwo ari byiza kuba data yaguha umugisha nurangiza ubone ko abantu biwanyu mutagihuye. Ntabwo uhamagara abantu biwanyu, nusuza abantu biwanyu, nubabwira ngo Imana yangiriye neza, ariko ngo babasanze Yesu baramuhendahenda, baramubwira ngo ni umuntu ukwiye kumugirira gutyo. Icyambere, akunda ubwoko bwacu. Icya kabiri, isinagogi dusengeramo, urusengero dusengeramo niwo wari twubakiye. Yesu ntabwo yigeze avuga ikindi kintu, yahise ahaguruka ngo ajyana nabo. Bari mu nzira bataragerayo, uyu musirikare yongera mutuma ngo ariko niwiriguza, amuha n'ingero nyinshi. Nanjye ndi umuyobozi, ese niba ufite imbaraga muri wowe, kuki wakwiriguza? Wategekeye ahantu urisi. Kwizera kwanjye biraza gutuma ahantu nicaye ntegeka indwara igende, imbaraga zikurekure. Reka mbabwire bene data, iyo Yesu ari muri twebwe ntabwo bisaba ko dukora ibintu bihambaye, ahubwo bisaba ko twizera uwo mwami gusa. Yesu akaza agahindura amateka y'ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Mariko yavuze iki? 15:16 iravuze ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Rero uwemereye gusengera umutwe ugakira. Ese niba udashobora gusengera umutwe ngo ukire, uzasengera undi muntu si? Gerageza wongere witoze we mu buzima bwo kwezwa, gukorera Imana. Ngo Yesu ngo ataragerayo bwatoya wikwiriguza, tegekera ahantu uri. Nanjye rwose ndi umuyobozi. Ngo arangije ngo Yesu aratangara cyane. Hari ijambo Yesu yavuze ngo aravuga ngo kwizera kungana gutya sinigeze ngubona habe no mu Bayisiraheli. Urakizera Yesu cyangwa umaze gucika intege? Ese Imana yavuze niba bitarasohora urakizera Yesu? Ariko kangubwire ibyo wakoze bizanye Yesu. Yesu ngo ntabwo yigeze agira ibintu byinshi avuga, ngo ahubwo ngo baramubwiye ngo yavuze ngo tegekera aho uri. Ngo Yesu ngo nawe ntabwo yagiyeyo, ngo babandi baragenda ngo bagezeyo ngo basanga umugarago yakize, niwe waje kubafungura porotayi. Nyamara basize arembye, nyamara basize ameze nabi, ariko umusirikare yizeye ko Yesu yanamukiriza umugarago atageze mu rugo. Aha niho nshaka kubwira abantu bari hirya no hino, reka ngubwire nshuti yanjye, aho uri muri icyo gihugu twasenga Imana ikagutabara. Ntabwo ari ngombwa tukurambika ibiganza, ahubwo ni ngombwa ko wizera iryo sengesho, ukizera uwadutumye, ukizera uwaduhamagaye. Ariko ineza yawe izanye Yesu. Uyu muntu kugira ngo Yesu abyumve cyane, nuko aba bantu bajyanye ibihamya babwira Yesu ko agira neza. Ese ineza yawe uracyayikora mwene da? Uriho uracyavuga imbaraga z'Imana? Uracyakora gukora kw'Imana? Uracyatanga icya 10 se? Uracyasura abarwayi se? Cyangwa nawe wabonye ko Covid yaje gutandukanya abantu? Ntabwo urukundo rwavuyeho. Shuti bakunda ijambo ry'Imana, abantu bakunda agakiza, abantu bakunda ubutumwa bwiza. Paulo yaravuze neza ngo ubutumwa bwiza ntabwo budukoze isoni, ni imbaraga. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'ubuzima. Harageze ko Yesu agaragarira mu buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha mwese na rya Yesu. Ongera uhumurizwe, ongera wumvire umutima ngo umutima tuza. Haracyari ibyiringiro. Ku igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Bibiliya yarambwiye ngo Kristo yava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazamwara. Ariko niba uri kwira masezerano ntabwo uzigera umwara. Nabize urwaje umwana, urwaje umugabo, mu rugo ntabwo bimeze neza, umugabo aragukubita, umugore aragukubita, umugabo ntabwo muri guhuza, yahembwe ntabwo umenya amafaranga aciye. Ariko komeza ukore neza, komeza ubyerekeye Yesu. Imana igiye kuzagutungura. Hega Imana yahinduye
Sawuli ahinduka Pawulo uyu munsi avuga ngo ubutumwa bwiza ngo umukozi isoni, umugabo wawe Imana yamuhindura. Wewe gira imirimo myiza imbere y'umugabo wawe, gira imirimo myiza imbere y'umugore wawe. Noneho ubwira Yesu ngo hindura uyu mugore, ariko nawe wamaje guhinduka. Yesu guki wabwira Yesu ngo ahindure umugabo utarahinduka? Banza wowe uhinduke, noneho Imana ikorohere guhindura umugabo wawe, ikorohere guhindura umugore wawe, ikorohere guhindura abana bawe. Iyo wamaze guhinduka ukabwira Yesu ngo ahindura nabiriye, Yesu arabikora. Ngo basubiyeyo basanga yakize. Ngo Yesu aravuga ngo ndatangaye no mu Bayisiraheli sindabona kwizera kungana gutya. Ndashaka kukubwira iki? Kwizera nuko udashidikanya. Abaheburayo 11:6 ngo kwizera nuko udashidikanya kw'ibidahari bihari, ibyo utabona ko bihari. Niko kwizera nyakuri. Kwizera ko Imana iguhaye umugore, kwizera ko Imana iguhaye umugabo, kwizera ko Imana iguhaye visa, kwizera ko Imana igutabaye kwishuriye ideni, ukizera ko ikibazo ufite Imana igikemuye. Niko kwizera nyakuri. Kwizera nuko udashidikanya ko ibibazo ufite Imana birangije. None se indwara ntiyakize, ariko uyu mugabo ntabwo yakoraga imirimo myiza hasi kuko iki kibazo kizavuka. Ahubwo we yakoraga imirimo myiza ayikorera buri wese. Nukarobanure ku butoni. Kuki urobanura ku butoni? Kuki ureba amoko se? Kuki ureba asabana mwaturukanye Burundi, Uganda, Tanzania? Kuki ufata umuntu ukamugirira neza bitewe naho mwaturutse? Ubwo nanga ari rwo rukundo. Ukwiye kugira umuntu neza udashingiye aho mwaturutse, ushingiye ko ari ikiremwa kiri muri Kristo Yesu. Ntabwo ari byiza kubona ko kanaka niduhuje, oya, niba mudahuje ariko muri Kristo murahuje. Nyamara ngo uyu musirikari yakoraga neza, uyu mugarago nta kintu bahuriyeho. Ngo Yesu aravuga ngo sindabona kwizera kungana gutya. Imana y'amahoro duhana umugisha, Uwiteka tugirire neza, yongera twagure, yongera dusige, yongera duhe kugukunda, aduhe gukora kuko ineza yawe, ineza yangizanye Yesu nta kintu yongeye kuvuga, ahubwo yaravuze ngo ndababwiza ukuri ko ntarabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bayisiraheli, habe no mu bashumba. Kuko yaramubwiye ngo wikwirigwiza, twebwe rimwe na rimwe tucyakura ngo tukurambikeho ibiganza, tugusengere tugusunika, tugusengere tugusiza amavuta, nibwo Imana iraza gukora. Ariko nanga ariko byagenze. Nta mavuta yabaye, nta biganza byabaye. Yesu yarategetse haba ikintu bita transfer. Nukuvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu bwagukora tutagukozeho ikiganza. Igihugu cyose waba urimo waduhamagara tukagusengera, imbaraga z'Imana zigakora ku buzima bwawe. Ntabwo ari ngombwa ko tukurambikaho ibiganza, no, ahubwo izera waduhamaga, izera uri muri twebwe, izera ijambo ry'Imana, uraza kwakira igitangaza. Yesu abaho umugisha rero ndabizi ufite ibyifuzo, ndagira ngo sengere ibyifuzo byawe, kuko Imana yamaze kutubwira ko ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Jambo niko rimbwira ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Urashaka gukundwa wowe udakunda, urashaka kuba wowe udatanga, bakubwiye neza wowe uvuga nabi, urashaka ngo Imana igutabare utatabara abandi. Wowe urabona umuntu ari mu kibazo urangiza ukakimusigamo, kandi ukeneye ko Imana igukura mu kibazo. Ese yahera kuki gukura mu kibazo? Wewe hari umuntu utakuye mu kibazo kandi bishoboye. Iyo tugusabye inkunga ngo twagura umurimo w'Imana kandi ushoboye kubiduhereza, warangiza ukabitwima, kandi nawe ukeneye ko Imana igutabara, icyo gihe umeze nkaho uri kwereka Imana ko udashaka kuyikorera, ariko ushaka ko Imana ikora ibyawe. Suko bimeze. Wowe korera Imana, ariko mbere yo korera Imana banza ukorera abantu nibo dukora kugira ngo Imana ibone ko twayikoreye. Kuko ntabwo Imana tuzayibona gutyo. Imana iri mu muntu, iri muri uwo mwene so. Wowe wanga udakunda, mugirira neza nibwo Imana izigaragaza. Ese agumugisha nawe ufite ishaka n'urukundo bikomeze, kuko uyu mugabo yatabawe n'ibyo yakoze, yatabawe n'ibyo yakoreye abantu. Ngo babwire Yesu ngo ni umuntu ukunda ubwoko bwacu, ntabwo arobanura ku butoni. Hakunda abanaba wakunda abantu bose, ndetse n'icyavuze aragikora, ntabwo ahiga ngo abure kudahigura. Ni umugabo w'intwari, ni umugabo uvuga ibintu kandi akabisohoza. Ngo kandi urusengero dusengeramo n'uwarutwubakiye, Imana ibagirire neza. Ntuzongere gukunda umuntu bitewe naho yaturutse, uzakunda abantu bose, Imana izaguha umugisha. Uwiteka Mana yacu, reka wongere tugarure mu rukundo, ineza y'Imana ibe muri twebwe, amavuta yawe agaragare mu buzima bwanjye. Ndasengera uyu muntu ngurikiranye kugira ngo umuhereze umugisha. Uyu muntu ukunda kureba Ikamba TV, reka ahabwe umugisha. Uyu muntu urwaye nakire, uyu muntu ufite ibibazo mu rugo n'ibirangire, numuha amavuta n'imbaraga. Ndirukana abazimu n'abadayimoni barwanya uru rugo, barwanya uyu mugabo, barwanya uyu mugore, barwanya uyu mukobwa. Ndirukana imbaraga zose zikubuza kwakira amasezerano mu izina rya Yesu.
senze ngo Imana ihure n'ubuzima bwawe. Reka ineza yawe itume Yesu aza mu rugo rwawe, azagukiriza abana, azagukiriza umugabo, azagukiriza umugore, maze ikirere cyawe ndagikinguye mu izina rya Yesu. Reka amavuta y'umwami wacu Yesu agaragare kuri wowe, ngo atuyeho imbaraga n'amavuta, ngo atuyeho ubuntu budasanzwe. Reka igikundiro n'igitundo kibe ku buzima bwawe. Iyo ndwara nisohoke, wakira ubuzima, wongera ubona amahoro, wongera ubona igikundiro, maze icyo wasengeye nicyo wizeye Imana ikiguhe, kandi imirimo yawe Imana iha agaciro, kuko Uwiteka atajya yibagirwa imirimo y'umuntu. Ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu, amen.